rego urumva umukuru w'igihugu agiye guhita bababujije sibyo ese ko turi mu bihugu biri politike cyane uwo muhungu w'uwo muyobozi mukuru Kanyabuganda Nyaxo ashobora no kuba atari kuzira ibye nk'icyo ku giti hako akazira dosiye y'uwo mukuru uneka abanzi bawe ku kigero kimwe uneka n'inshuti zawe aho inshuti nizo uneka cyane ngaho noneho urabihuhuye ufite bivuga ngo nta kintu cyo kugira kuba ari muri documentation nyine nuko bamukekaho ibyaha bitageze na prefera biriya byibuze ko babanza bakareba muri vari neza nyuma yo kugukurubana mu nkiko muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka bukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza tubafite parafo za rangete dushe na tuwarete byose byiza cyane dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46 ikirenze kuri ibyo turanabatwaza umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Mowapu vodka ya Mowapu Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi Nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezwaho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Mowapu byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemire imbere yo kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda telefone ni 0787 31 74 22 uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni aka kanya imodoka ifashe kuri muri ubwo buryo irokoye ubuzima bw'abayirimo n'abari hanze yayo ubuzima burarokotse ariko amapine arangiritse cyane ashobora no kuba turitse niba ataraguriwe muri tire zone ducuruza tukanaranguza amapine meza ya original dukura mu Burayi muri Amerika muri Canada no mu Yapani kubifuza kurangura ingano yose ushaka wayibona mu Rwanda nta ubona amapine meza y'imodoka atanyuze muri tire zone urabona ayo mapine y'imodoka yawe yabaye pasi mu gihe cy'imvura ashobora kuza gukoresha impanuka dukorera i Remera mu Giporoso iruhande rwa station ya SP muri etage yahozemo Banque Populaire duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 88 90 60 cyangwa 07 88 32 83 44 muri tire zone ntabwo ari twe twubaka imihanda gusa nitwe turokora amapine yigendaho niba uri mu mujyi wa Huye ntugire ikibazo cy'icumbi kuko Happiness Star Motel yaragikemuye bagufitiye amacumbi arimo ibyumba byose ku ngano wifuza sauna massage utasanga handi muri uyu mujyi bar na restaurant bigezweho icyumba cy'inama n'ibindi akarusho nuko niba uri mu itsinda rinini bitagusaba kurara hirya no hino kuko Happiness Star Motel ihagije ku macumbi Happiness Star Motel iherereye mu mujyi wa Huye ahazwi nko kwitaba ukatira imbere ya mize cyangwa ukamanukira kuri Engeno ba wahageze hamagara kuri nimero 0788088089 cyangwa 0785516044 ubabwire ko uvuye ku Muryango TV baguhe na discount. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane aho muri mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Ndi kumwe na Hakuzwumuremyi Joseph kuri Hakuzwumuremyi Joseph n'ubundi. Namahano. Kawunga yarabuze ku muryango. Aya. Banyirukanye. Hari umunyamakuru mu minsi yashize ariko no mu myidagaduro. Yakozejeje inkuru ati nashinze radio hashize iminsi ati nasezeye bateze basezeye kuri radio yawe we na motion yavuze ko asezeye ariko uri abantu barabivuze icyumweru gishize nari Musanze
mu mahugurwa ya statistique rero ni raporo basohora yibarura hari izindi zigeze muri 50 basohora bita thematic reports zivuga ku byiciro byihariye noneho izivuga ku rubyiruko izivuga kuri gender ofite ibyagiye bigaragaramo noneho bakadetaya buri sector by sector urumva rero nizo twagiye kunyuramo urumva gutangira saa 2:30 kugeza ku mugoroba saa 11 nta gatege wabona ko kugira ikindi ukora tugenda ku cyumweru tuvayo ku wa gatandatu ngeze ku kazi ku wa mbere rero barambaza wari uri ntabwo ari bahugurwa ninde wakubwiye ngo ujye yose ni statistique yadutumiye atezana ya misiyo murakorana se oya mugirana isoko se oya nuze kuki ujya kwiga ibintu byawe wataye ibyawe urumva turabikenera mu kiganiro n'iki kiri hese ukuye yiki kiri urumva rero takubwira ngo ushaka uko ubigenza oya uzatwibutse tukwirukana barakwirukana barakubwira rero shaka uburyo ibyawe bibi byawe iby'akazi bibi by'akazi ku buryo udahuza akazi n'ibyawe kuko tuvuge nka ushobora kuba ufite ikintu ese nk'umuntu ufite nk'ijana n'urugero ntabwo ziba zikirize urasanga amata y'inka akabibasha yafumbiza amase y'inka se yakabibasha ubwo ni ukuvuga haba hari ba nyiraso kuzifata nabi rero bashobora kumunika urumva rero najya aho umuryango TV n'ikinyamakuru kigeze kugifata nabi hari abo bishyira mu kaga ubu ni umuntu umira mu mahugurwa hari akazi kabo bampaye ubu nzajya ngarukiraho nabona karangiye bakakampembera hanyuma naba njya mu byanjye nkajya mu byanjye bivuze ko no ku muryango abantu bazajya bakubona ubwo rero narababwiye rero mu makara ifunge kanjye nkajyane batereka reka ati naka ivuga uvuye aho batahubwo tugiye gushyiraho uburyo rona nawe nagatangiranye na Scovia na Ramba Scovia shinga indi kandi na byiza icyo gihe hano cyavagamo rwose aho Karege yaziye biraryoha nawe yashinze indi kandi ronda biraryoshye hanyuma rero cyari gisigaye ko ari ukureba ko ni ikinyamakuru cyagombye kuba gitandukanya abantu ku giti cyabo Yosefu niba yarwaye ikinyamakuru ntigikore burya ni ikibazo urumva rero byari biryoshye byari byiza ariko byubakiye ku musenyi simporaho nabo twakoranaga ntibahoraho bashobora guhindura interest bashobora kujya mu bindi nanjye najya mu bindi nk'uko nari nagiye mu mahugurwa naho rero rwahinganiraga barambwira toya dushaka framework ibintu bigendamo niyo utaba hari ibintu bikore kase si ukunyirukana kandi hari ukuntu uzajya usigarayo usubiyeyo nyine nzajya nkora gira ngo mfite ikiganiro cyo kuwa mbere n'icyo kuwa gatandatu byakozwe n'intumwa ariko icyo kuwa gatatu si icyanjye mu gitondo bavuye mu gitondo si yanjye iya nimugoroba ni ya Liliane na Yosefu iya mu gitondo ni abagabo na Yosefu Yosefu uri wundi dukorana urumva rero nirukanwe twizere ko rero ubu ngubu nirukanwe ku buyobozi ariko ndi umukozi yego ariko ahangaha niho bazajya bakubona ibiganiro byawe bya buri munsi harimo nk'ibintu ndi umuntu ukomera ku murongo cyane w'ikinyamakuru nawiziritseho rwose buriya akara ifunzwe ni polisi na implementation gahunda za leta n'uburyo zishyirwa mu bikorwa harimo ibibazo icyakorwa ni iki keretse nda big 5 ikiganiro cyaba Yosefu na bagabo kireba ku makuru aba yavuzwe amakuru atanu aba yavuzwe icya Liliane hanze aha n'ibyakozwe n'intumwa ariko byose biba bifite umurongo wabyo ntiwajya munsi ntiwajya hejuru ariko hari nk'ibintu bitambuka yenda kumva ngo dobeni yarize aho kumva ni ibintu biri muri sosiyete biryoshye natwe tugezamo tukaganira ngo indege ntizima
ngo umugati wabaye umugati. Kuva ngo bwarafatiwe i Burundi hari ibintu muba mukeneye kwiganiriraho waganiraho n'abantu bawe. Yego. Biri no mu byatumye nshaka ko tuganira no kuri iyi sujet twite tuninjira no mu kiganiro nyirizina ubwo abantu mudukurikiye mukore subscribe nyine Joseph muzajya mumukurikira aha ni hagomba kuba barizwa. Yaje Musanze yajya he ahazajya bahari. No ku muryango ariko. No ku muryango tujye. No ku ndi umukozi wabona topic niyumva muzajya nza. Naho bagiye kubongera abasesenguzi. Kwa kugira ngo tudaheza umwuka cana. Nirirwagaho nyine ariko no kongera y'abasesenguzi. Yes. Wowe ariko nka nyirizina bagukunze nkawe nyirizina ubu ngubu tugomba kuba tubanamo hano. Nari nateguye ingingo tuza kuganiraho wari ubikomojeho ukumva ngo The Ben yarizo mugani siyo firidi mubamo mubibona gutyo bya trendinze umugabo kurira bibwo biba bifite ikindi bisobanuye ariko nanone ndaza kukubaza ndaza kuzana hari umwe mu banyarwenya bakomeye cyane hano mu Rwanda ufite izina rikomeye witwa Nyaxo sinzi niba ujye ukurikira video ze. Nyaxo comedy ze nzikunda kuva kuri Afrimax. Okay, niba unamukurikira biraza kuturumba yuko abantu muhora muri politiki mumenya ngome yageze ari izigenda ziryoha abarahiye bagize bate gome nabira bintu mujya mubikurikirana. Impamvu nashakaga kuza ko tuza kubiganiraho ukampana view yawe cyase n'ibitekerezo byawe kuri iyi ngingo. Mu minsi yashize yagiye mu gihugu cy'abaturanyi mu gihugu cy'u Burundi aza gutabwa muri yombi. Kinyamakuru cyitwa The Chronicles cyanditse ko yafunzwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12 kugeza ubu ngubu akaba kiri mu kasho ariko y'urwego rw'igihugu rw'iperereza kwa cya gihugu cy'u Burundi. Si cyo cyonyine nshaka kugaruka no mu minsi yashize umuhanzi Bruce Melody nawe yagiye Burundi arafungwa ariko ubundi gufungwa bitewe n'impamvu ntago ari gupfa gufata umuntu ngarafunzwe. Ibya Melody byose tubigarukaho ubwo narira kuha nk'ingero z'abanyarwanda byabayeho na Jean Paul na Jean Paul nkundi neza nawe yagiye mu Burundi naho arafungwa. Ariko kuri incuro ndaza kuza kugaruka kuri umunyarwenya ubu ngubu ukiri mu maboko y'izo nzego kugeza ubu ngubu ubwo turimo turakora iki kiganiro mu buryo buri diplomasi z'ibihugu byombi. Ibyo bivuze iki kuba umunyagihugu umwe yajya mu kindi gihugu agafungwa cyangwa se kuba umwe atafatwa nk'uko undi afatwa mu gihugu mu buryo bwa diplomasi? Tubanze tuvana ko gufungwa atari tabu. Yego. Ntabwo ari ikintu kidasanzwe. Ni ikintu kiri normal. Ahubwo igisigaye ni condition wafungwamo. Urabyuka u Rwanda na Uganda bifitanye ibibazo ejo bundi ntabwo u Rwanda rwinubiraga gusa ko abaturage barwo bafunzwe ahubwo rwanubiraga condition bafungwamo. Iroka ko bazaga barakubiswe baragize gute. Bumpamya ko ambasaderi w'u Rwanda mu Burundi ntari gusinzira. Ari gukurikirana. Ariko ikintu ashobora gukora ni ukureba niba uburyo afunzwemo uburyo abayeho niba n'ibyo akurikiranweho byubahirije procedure nicyo gishoboka. Nahoze mbibona ngo afungiye kwitambika Perezida. Wenda uguhayeho view gatoya mu bivugwa ku mpamvu afunzwe kugira ngo tubigendemo n'abantu badukurikiye basobanukirwe neza. Yagiye ngo mu Burundi agiye muri gahunda z'umuryango ariko biza kuba ngombwa ko amenyana n'abacuruza imyenda n'umwe mu bacuruza imyenda hari yuzwi cyane mu Burundi ivuga ati twafata amafoto n'iki tugashutinga n'akantu wambaye imyenda yanjye ku buryo umenyekanisha. Mu gufata ayo mafoto ngo bayafatiye ahantu hatemewe ariko ngo uwo muntu ngo akaba ari umwana w'umuntu ukomeye i Burundi. Noneho ngo abaje kubabuza ngo bareke gufatira ayo mafoto ahantu hatemewe wawo naravuga ati umbuza nkande kwandi umuntu ukomeye i Burundi. Noneho ndaravuga ati reka noneho nanjye nkwereke aho ububasha bwanjye buri. Ngo bigenda gutyo naho ngo bamushyiraho case nguko yaraye gufatira amafoto ahantu mukuru w'igihugu agiye guca. Ndetse n'icyo kinyamakuru nyikotinze nacyo cyanditse ko ngo afungiye kwitambika mu nzira y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye. N'iryari umunyarwenya ashobora kugera mu nzira y'umukuru w'igihugu? None se bintu byari bimbayeho kera. Namanutse Nyabugogo. Izambere zazamutse. Haki izambere zizamuka. Urabona hari imihanda ibiri. Zazamutse mbere
nza nari ndi kumwe n'undi munyamakuru yagiye gukora kuri BBC bona hari kwa Mutangana nshaka kwinjiramo ngo nzamuke nanjye ku Muhima my friend ako nkabona hose harera umuhanda urera ugati ndi muntu ki sinzi ukuntu marayika muri inzu yavuze ati have imodoka nayivanyemo njye pfo kuri station nta masegonda yashize urundi ukuntu ziba ziguruka nicyo cyabaye ziba ziratambutse ntago nzi byari kumbaho sibyo umukuru w'igihugu buryo arindwamo n'ubwa nyuma buba buhari ni ukuvuga niba hagurutse ari mu rugendo avuye muri pare yakina basket yagira gute ntago ndagira muri pare nta n'uwacu wabaye perezida sibyo ariko nabo bagira ubuzima bwabo muri famiye bakaganira ariko niba ageze mu muhanda niba avuze ngo agiye gukora urugendo menya ko ni ishu yindi ni ikibazo kindi barya bamurinda niyo stade yabirimo abantu bangana gute bafite inshingano zo kumuvana we n'umuryango we gusa niyo abasigaye bahasigara ubwo ndavuga perezida ntuze kumbaza w'ikihe gihugu sibyo kuko perezida ni igihango gikomeye cy'igihugu binago higeze kwegura Agnes minisitiri ava ku minisitiri niyo dosiye yazize niyo yari iremereye uribuka inama ya AU tubugende mbanza ngo uhingero yego hano i Remera bafunze umuhanda umukwe we aratraverisa arambukiranya we baramufata baramufunga ubwo nta rubanza nyine arafunze gutyo gusa ni mwuka mu gihe bagikurikirana ibyawe minisita akoresha imbaraga yari afite avugana n'aba CID baramurekura wa mugabo baramurekura wa mukwe we ntago ndivuga amazina si byiza guhuzanuza yego nanuza minisita yaregujwe CID hari abafunzwe icyo gihe uri kubyumva tujya duhera iwacu tubanze turebe hari abafunzwe icyo gihe minisitiri ukomeye akazira ko yahamagaye umuntu atari ku uwo muntu we yumvaga ari ibisanzwe umugabo yanyuzemo pari megaride yarangaye kuko wowe ushobora kuba udafite icyo wishinja ariko si umunsi aba agifite tuzatandukanya gute abafite icyo bishinja n'abadafite icyo bishinja kandi mu mutekano ugira nabi akoresha butakekaga ko bagira nabi ibyo bikaza imyaka tubanye we nkubwiye ngo uramutse umbwiye ukambwira utinyoreza password nkurebere muri cano hari ibintu bishya Google yazanye nayikoherereza kandi ushobora kubikoherereza nawe hari undi ukuri hejuru ahita kanda delete wowe urarengana bari bakuri no hejuru ariko cano yagiye ubwo tuzaburana cano yaragiye sibyo mu mutekano rero wa perezida noneho by'akarusho n'indi dosiye yindi mu Burundi Bunyoni ari kuburana avuga ko amakuru yayahawe no mu Rwanda sibyo uri kubona umunyarwanda ari gushutingira ahantu hatemewe none niyo haba hemewe banamubujije my friend bura hari ibihugu wegura kamera ukabona tripod ukiyitereka iki kamera kirambitse hasi ukabona haje undi muntu ati iki kintu ni igiki uteruye nko mu Rwanda drone ya kamera ntiyemewe kire ko wayacya uburenganzira ninde ufunze yafunguye Godwin baramufunguye yamazemo igihe kingana iki yamazemo nk'amezi nkangahe akatirwa igifungo cy'imyaka 2 isubitse ubakinishije kuzamura no yazamura igipu yazibona ziriya nkiko
sibyo yohereje mu kirere ikintu imyaka 2 reba igihe yamazemo kurubana n'urubanza ibintu ari bibi so i Burundi kuvuga ngo hari umunyarwanda uriyo uri mu nzira perezida yari bunyuremo none uri na kamera iyo nindi dosiye kandi ntumwite umukomediye woroheje aba bana bakinaga ntuza sinumvise ngo ni umwenjeniyeri Patina Patina si enjeniyeri wubaka none se yakina komedi wamwakira ubu ntuza Papa Sava yibereye muri Papa Sava wamenye ko ari umuntu waminuje muri education wanigishije na segonderi nayo yanigishije gitelefone umwumvise mu runana wamenya ko aba muri RBA tekinisiye ukomeye cyane muri RBA nta muntu woroshye ubaho Bunyoni wari minisitiri w'intebe ari kuburana avuga ko amakuru bari kumuregesha yavuye mu Rwanda nawe uri umunyarwanda uri ahantu hatemewe urumva wabirokoka ariko bihuza no kuvuga ngo bakazana bakabihuza n'igitaramo mu minsi yashize cyanzwe ko kibaho cy'uwitwa Pastor Julien igiterane cyagombaga none se kankubaza Pastor Julien igitaramo cye bacyanga wagitandukanye nte n'ibyayongwe nawe cyaratswe ariko yongwa arafunze yongwe se ntiyaturishije dosiye sibi ntabwo ari zimwe wese n'izisa byose si uguturisha gusaza kuvuga ubutumwa ngo nimwishyure aho igiterane ezo yongwe yo yishyuje ayiki ayo ivuga butumwa reka nayo akawunga yishyuza none se sibyo umudamu yaravuze ngo nzaza kuvuga ubutumwa si indirimbo yasohoye ngo yagiye muri studio arafata bibiliya yazanywe n'abakorona yirebemo akubwire hari uburyo bakiza nanjye nayo inkoza amahano hari uburyo bakiza abantu icyo baba barwaye cyose ibyo byose bakabigenda igitaramo kigashyuha abantu bari bishyuye amayero 200 yego bitewe naho bari bwicare baragihagarika none se ugifashe wagitandukanya gute n'icyayongwe yongwe yitegereje abakobwa atigiye mu amaturo murabona abagabo byibuze bo bicaranye n'abasore hari n'uwo yaba yarabeze akavuga ati uyu ni wuje pastor yabimbwiye hari ibintu buriya hari ikosa abanyarwanda dukora dufite igihugu cyiza dufite uburyo twubahiriza amategeko dufite uburyo ibintu bya hano bigendamo ofete buri kintu kigiye gifite protocol niba ari umusirikare afite protocol y'ibintu by'uburyo bigendamo uko yambara uko agenda iyo arangije akazabaho gute nawe ubwawe niba ufite ikarita ya RMC hari ibyo utinya iyo utabitinya wari kuba ufite muri system amafaranga atagira ingano ya Google ushobora kuyarira hari ahepfo hakurya ya za Rwarute icyo kintu kirahari mu Rwanda hari ibyo wuzuza ngo ubone ibindi ariko agasuzuguro barakatwongeje kandi kajya kaduhenda rimwe na rimwe buriya biroroshye kugera nko mu gihugu duturanye kora umusirikare mu kabari yegetse imbunda ariho ari inywera yego cyane rwose ariho ari inywera n'akaburusheti arajya no kunyara agasiga yegetse cyane sibyo mu Rwanda biri ubikoze sibyo oya buretse mbere yuko bakujyana niba mbunda ntiwayitahana tipisi mu Bugesera yagiye kugira ibyoroshye ayivanamo arambika hasi abishoje abika intwaro ye bwite asigaye abandi yagarutse arayibura sibyo hari kusanga nyine na ya discipline yo hejuru na risk iri hejuru ariko muri kiriya gihugu urayicaranye imbunda arayegama nanasinda bamujyane bamucyure n'imbunda ye bayegeke mu nguni cyangwa bayiha umugore batibika igikoresho cy'umugabo wawe yasinze
burya sosiyete n'abayo wisa nabo ariko barekera ibyabo cyane ntubatoze uko bagomba gukora niba urenze aha n'aha nigeze kujya Uganda sinzi n'ubu cyarakemutse ntabwo mperuka kunyura k'uwo mupaka ni muri za 2013 Kagitumba hakurya abaganda bakorera muri Nyakatsi serivisi za migration zabo siri muri Nyakatsi ndafotora bari banyirengeje natakambye ubwa bokasa ntabwo nzi ko gufotora ku mupaka bitemewe ariko byibuze nuko kandi byakabona ubunanga bwaje haci iki kintu kibikoze kitabishaka sibyo nivuga ishaka gufotora iyo scenario hamwe n'ibyatsi hakuno harubatse tujya tubona ibihugu bya West Africa abaturage bugamye munsi ya za Nyakatsi cyane ako si izuba rihaba wakubaka ibatu kabaho Nyakatsi burya ni climatiseur ya da isigira climatiseur ya daje harashyuha ku manywa hakanashyuha na nijoro niyo mpamvu Imana yabahaye n'ibiti by'inganzamarumbo bugamamo izuba niho inama zibera niho ikizibera ariko icyo giti ushobora gusanga munsi yacyo nta zuba ryigeze rihavaho ryaturuka hose ni ukuba n'ubutaka ntibushyushye bagakora inama munsi y'igitati cya gihugu kirakene kandi ari uko kwanga kujya mu ibati ntabwo kubaka shitingi ngubeho ugasanga umudugudu ni Nyakatsi gusa niba nta mashanyarazi bafite yo guklimatiza amazu ntabwo ibati ryabaho iyo ugeze Rusizi ubona amazu ibusizi se Rusizi ku kibatubakisha ruriho simbaho zitambitse ku nzu bubakisha imbaho ni ukubera iki ni ubutaka rukarakara ntishoboka ni icyondo yubatse yajyagirwa ikamugwaho yashoka so hari arrogance tugira dukwiye guhagarika tukabanza tukandastanding abandi tugakomeza urugendo tukababera impinduka nziza kurusha uko twabasuzugura icyo kintu rero turacyagifite cyane njya ndeba ku mafoto dusuzugura abaperezida bahandi ngo perezida yarameze atya mon cher leta ni leta leta ni leta cyane ku mbuga nkoranyambaga kabisa abantu bagenda mu bindi bihugu ugomba kwitwararika ushatse kuvuga ko ibintu bibona nk'iby'iwanyu waba wibeshya ariko buriya perezida barinzwe noneho siritu nk'ibihugu byikekana ntabwo bagusiga abantu bakita bihuza na politiki bati bamwe ko u Rwanda rwa rutangiye kuzura umubano mwiza n'u Burundi ibihugu byombi abaturage bagendererana n'iki ariko abanyarwanda bari kujyayo inkuru zikaba habaye ibi siritu ku bintu bivugwa cyane mu itangazamakuru nk'ibyamamare nyine byayiruye icyamamare uri icyamamare ibyamamare byagiye ntago habura skandali nk'ibyamamare bitatu biheruka byarabaye nta gatutsi bishobora kugera hagati y'ibihugu byose reka ntako ahubwo abantu nibwo nyine abantu ntago bagomba gusuzugura ikindi gihugu ese niba Bruce Melody yagiye afitanye ikibazo cya contract n'abandi abaririye amafaranga ntiyajya yego si icyo cyabaye nicyo abaririye amafaranga ntiyajyayo ese bira umurundi wari y'abanyarwanda yaza akaba mugari kuko ako kanuvuze niko ejo Diamond ajya kuza mu Rwanda kagura urugero rw'ibyaba ntuza ntiyaramuhitanye imico yari best yari yijyamiye ahaze kawuga tuje manager karamaze icyumweru yikopesha kuri butike umupe gahunda irabonetse ikiraka haraje rwose amusanga ku ruyenzi ntiyaburyaga avuga ati ndaburumaga iminsi mike murakibona fishe zasohotse ati gahunda irakoretse cyane kabisa uriya murundi iyo yaba yarariya ya Bruce Melody uretse no kugera i Bujumbura yarenga na boda yayirenga cyane guhaye ingero ebyiri Kanyabuganda arafunze yafashe amashusho undi yarakatiwe nawe yazamuye drone sibyo umudamu yari ku munota wanyu undi arafunze yatsa amaturo yirirwa kurubana n'inkiko
abantu bati noneho ku bamufata bakamushyira ngo ari muri kasho yitwa muri documentation y'urwego rushinzwe iperereza hariya mu Burundi, bati biri ku rwego rwo hejuru. Oya burya abantu benshi banyurayo, ariko nuko bitavugwa na hano hari benshi banyurayo. Ahandi imbere reka bazi ko abantu bose bahita banyura Nyamirambo kuburana. Reka nuruhi ni ku Murindi si ku Murindi ariko ni mu basirikare hari mu biturika ndetse nyine rwihorere, ariko burya barahanyura. Abantu benshi barahava, ushobora no kuhaba imyaka ingahe bakireba muri vare. Kera ni akaguru katararenze umurongo. Katari karenze umurongo. Ariko na prefera biriya. Gute? Na prefera biriya byibuze ko babanza bakareba muri vare neza nyuma yo kugukurubana mu nkiko. Hariya kwagiye hariya ngo biba bitoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Ntabwo batarameka. Kuko erega urumva umukuru w'igihugu agiye guhita bababujije. Sibyo? Ese ko turi mu bihugu biri politike cyane, uwo muhungu w'uwo muyobozi mukuru Kanyabuganda Nyaxo ashobora no kuba atari kuzira ibye nk'icyo ku giti cye, ariko akazira dosiye y'uwo mukuru. Bati tubanze turebe dosiye zose uko zimeze. Niba adafatanyije n'ufunze ugasanga wararyamye ahubwo yirirwa arira ngo sinajye wafotoraga njye barafotoraga njye barabwiye ngo mpagare kwiye gusa kuri murongo muganda. Ubwo n'umuntu w'i Burundi byo wanyoherereje ijwi yambwiye ngo umuhungu niwe wanababwiye nabi cyane. Hari ibihugu bidafite urana nko mu Rwanda ngira ngo twajyaga twitabira ibirori tugakubitwa. Cyenduka ko bankubise 8-7 bankubita ndembo y'umweru rwose nziza cyane ndayumva. Twagiye kureba perezida hitwa mu Kibutura. Urumva twageraga yo mu gitondo ndibuka ko yaje ko saa 8. Aje rero twese turajya, nta n'ijambo yavugaga icyo gihe. Nigaga mu wa kabiri hari primaire. Bankubita ndembo ndayumva pe. Kuva icyo gihe niho nahise numva ndabaho umukuru w'igihugu ari umbwiye nyura aha umbwiye subirayo. Ni imodoka zigubise iyo ndembo ndayibuka kandi nahiritswe n'abandi sinajye byibuze wari kubaganye abantu bagwirika. Cyari bazuye umunyarugomo yankubitiye iki. Na protokole yo kubwakabuye ntago haburagamo utuntu nk'utwo. Ko ndibuka ko perezida yigeze kubona umujepa kubita abaturage ihuye hari imbere ya stade. Amakuru avugwa avuga ko yamuhamagaye akamwihanira. Mukubita abaturage gute? Uribuka ko inama twajyaga tujyamo local defense ikintu yitwazaga kuwo mugoroba mu bikoresho bizakenerwa ejo zabaga ari inkoni n'imikongoti. Sibyo? Ariko ubu ibintu bitegurwa kare. Abantu bakafite aho bari buhagarare kare, imodoka ziri buhagarikwe wenda zidakomeza urugendo bakabagenya aho zihagarara. Niba mugezeyo hari uburyo bagiye bapanga aho muzagenda muhagarara. Bageze ku rwego rwo kuzana n'amatanka, bageze ku rwego rwo kuzana n'amatuwarete, buryo bageze no ku rwego rwo kuzana aho abasaza bari bunywera itabi. Inyuma rwose mu matente y'inyuma bari no ku rwego rwo kureba nk'umukecuru atabiranduka. Kuko iyo uganira n'abakorana n'abaho perezida ari buge ubu hari ikintu basigaye barakemuye cyiza cyane. Buri muntu uri mu nshingano ngo yarabyize. Niba ari abashyitsi bakuru bari bufata amafunguro, abari gukorana na hoteli barabyize. Keshonde perezida yavuze ati abantu bagaburiye abashyitsi batashye niba hari habaye umushyikirano ni akora ntago bariye kubye.
nabagaburiye babo rwa rubyiruko navuze abayobozi bakuru abagendana nawe nari mbanza amadosiye bishobora kuba protokole ko protokole harimo uriya mutekano harimo biriya byose n'ibyo utabonesha amaso niba ashobora kwakira abantu ku mugoroba bagasangira mbere warabivuga ngo ibyo n'ibiki uri kuvanga ngo ibintu none umuntu yabirya wowe ako barabyize niba ari abategura aho bari bwicare barabyize niba ari abategura mu gikoni barabyize niba ari buri sekita baba barabyize rero icyo gihe gukorana n'abo bantu ntabwo bigora no kujera iranuze ziriya event management baba barabyize abantu baraza ryari niba duteganya kwakira abantu 100 bagahagurutse ryari kubasaka byarangiye ryari niho uzabona basaka abantu nko mu minota 20 ukabona birarangiye kuko hari biba bigenda biba bikaraba bagakrozinga kako bakrozinga ugasanga ntawe ucaracaraho ugasanga ushinzwe kwinjiza hariya we babwiye bazahagere saa 3 bazakurege saa 3 ubwo amenya ko zageze nyine ukiyandikisha mu basibye nta kibazo wagirana n'itorero ibyo rero ntago biri hose nikibyo nakwanga ugomba kumenya uzare nk'abazungu bazino kuko abo bazi ku itegeko ni itegeko natwe rero ibyo tuvana hano twagombye kubyubahiriza kandi hari itegeko n'ibwiriza niba imodoka ikunyuzeho ya polisi ikakubwira ngo hagarara urabuzwa n'iki guhagarara rero nakubwiraga ntabwo tukirushya polisi uza aho uri buhagarare invitation yawe ijyanye n'igisharagati uri bwicaremo niba hari intebe 400 bahasohotse na invitation 400 kandi ntiwarenga utanditse ibyo rero bituma ntabwo biri butume wa mupolisi cyangwa umudaso yiyambaza umuhini arihagararira hariya nugira ikibazo cyo kubaza ndafite inyota uri inyuma bazanye tanka z'amazi asukuye nugira ikibazo cya toilette harimo abakuru waruje bazenguruka barakujyana nta conflit wagirana naho abantu bati bakabihuza ni maneko nibiki ati ntawamenya ubundi babwirwa reka nifashishe kote ya Mugabe ibihugu uneka abanzi bawe ku kigero kimwe uneka n'inshuti zawe aho inshuti nizo uneka cyane ngaho noneho urabihuhuye ufite bivuga ngo nta kintu cyo kugira kuba ari muri documentation nyine nuko bamukekaho ibyaha bitagize amashusho yari ayiki yajyanaga hehe asanzwe avugana n'abandi bisanzwe bigenda gute nitumufunga n'ibandi bazahaguruka byose burya biba bihari hakarebwa no muri telefone amugana bavugana ama-email yiwe amashusho media yiwe bakabanza bakareba nabo ngabo bapfana iki nizihe nyungu zihari yaravuganye n'abandi ibyo byose bakabyasesinga bakarana situation isanzwe hari y'umutekano iyo ikesi bayeho igihugu cyafatiye umuntu cyangwa se nkuko tuba turi kubivuga ambasade y'u Rwanda mu Burundi yitwara ite mpamya ko irabanza ikareba niba afashwe mu buryo urabanza ukareba uko abayeho burya nicyo kibanza gufatwa by'umuhango uba warangiye ubwo ikisigaye ni ukureba ubuzima bwe ntiburi mu kaga ariko mushaka kumusura mugasanga araryama araruhuka mu kubazwa nta toca akorerwa iyo niyo step ya mbere ibindi by'amategeko bikaza nyuma inzego zigakorana zikanahana n'ibimenyetso ushobora kubura ntaraga muntu wajyanye ubwo hano bakayibaha utemerewe kumusura ambasade ikagufasha kumusura kubonana n'umuryango wiwe ibyo byose biba bishoboka ariko burya icyangombwa step ya mbere naba wumva ngo bafashwe n'imitwe y'iterabwoba ibihugu byabo ikintu bibanza bigaheraho no kureba niba byibuze bariho mu buzima mu mibereho itashyira ubuzima budashyira imibereho idashyira kaga mu buzima bwabo abavuzwa niba babona imiti nk'abarwaye abona amafunguro aruhuka nta toca akorerwa ubwo igisigaye bakajya ku by'amategeko nyuma ejo bundi twabonye u Rwanda cyangwa se RIB yo mu Rwanda ihererekanya umugabo
w'umurundi wari wibye amafaranga yego byo ntibyakorwa muri uriya wanyu ni mu mwihanire cyangwa bo oya birano guhanahana abanyabyaha ibihugu byombi bifitanye amasezerano yo guhanahana abanyabyaha nta munyabyaha wakatiwe n'inkiko wahungira i Burundi cyangwa ushakishwa avuye mu Rwanda no mu Burundi nta waza hano leta ziba zifitanye amasezerano yo guhanahana abanyabyaha cyane cyane iyo ibyo byaha bakurikiranweho inkiko zaho zibiburanisha ku buryo bavuga se nko kuri ubwo Kanyabuganda yabikoreye ku Burundi ku butaka bw'u Burundi ntago biraba ibyaha akurikiranweho sibyo kandi ibyo akurikiranweho hariya ntago ari ibyo yakoreye u Rwanda wowe uyo Rwanda rw'intabire nuko nyine ari umunyarwanda ariko Burundi bwagiye bufata abantu benshi bakaza hari abantu bo muri FDLR rwagiye rufasha rufata rukabohereza mu Rwanda ni no mpamvu n'u Burundi bwasabaga u Rwanda ko rubohereza niyo mbare urawagerageje guhirika ubutegetsi 2015 rero ari amasezerano ibihugu bigirana yo guhanahana abanyabyaha kiretse iyo murebye mugasanga nta mategeko abiburanishayo tuvuge nk'ibyaha bya jenoside yes mu Rwanda ntabwo u Rwanda rwari rwarasinye amasezerano ahana ibyaha bya jenoside n'ubu ntirurayasinya ndumva n'ubu rutarayasinya niyo mpamvu hagiyeho urukiko rwihariye rwa Arusha buriyo u Rwanda ruba rwarayasinye bara bose bari kubazana mu Rwanda rukababuranisha ni niyo mpamvu abantu bahamye muri gereza kugeza igihe hagiyeho inkiko gacaca byuzuye 2003 barabanza barabafite amadosiye abatayafite barabareka ariko abayafite bafite ibyo bakurikiranwa abantu bishe kwa ko icyaha cyamaze gukategorizwa nka jenoside ariko nanone ntago amategeko aragihana nta mategeko aragihana niyo mpamvu ruhagiye inkiko zihariye gacaca iyo rushaka ajyaho urukiko rwa Arusha rwiherereye rwahariwe u Rwanda hari n'izindi zagiye zijyaho nk'abantu batagiye basinya amasezerano mpuzamahanga ahana ibyaha byihariye byibasira inyoko muntu nka Sierra Leone hagiyeho urukiko rwihariye rwo guhana bari abarwanyi ba Fode Sanko Charles Taylor ajya kuburanishwa irahe hano muri Congo uyu Ntaganda ajyanwa irahe kuko Kongo nta rukiko yari ifite ruhana ibyo byaha Bernard Ntaganda hari Bernard Ntaganda shwa Bosco Ntaganda Bosco Ntaganda Bernard Ntaganda n'umwe mu Rwanda warundagiye wabunyama docteur yari kutwireza none yari kwireberamo so rero iyo amategeko harabihana nk'ubu u Rwanda rwayashyizeho niyo mpamvu turi kubona abarwohereza ababurana noneho yes harimo bari abarya ni bunyenyezo wa mugore twarabonye bariho baza kuburana ubu igihugu kitabohereza cyaba gikoze ubushake kandi ubwo itegeko rijyaho rigahita rireba inyuma icyo bita effet retroactif kuko ubundi itegeko riravuga ngo ntabwo ushobora guhanirwa ibyaha wakoze nta tegeko ryabihanaga icyo gihe ariko iyo rifitiye effet retroactif riri gucukurayo bara muri vare bari waraririye nk'ubu nta gitego bakwanga mbere yuko vare yari itaraza nk'ubu tujya tugasanga yari yaraririye tukarega igitego cyo muri 2006 tukavuga ngo vare ku kitari hari ugasanga rwose ubwongereza bwari bwagishizeho ariko itegeko ryashyizeho vare ntiryemerera kujya kugenzura imikino yarangiye ariko burya hari imikino yibwe cyane twabisubiza umutwe wa Zidane 2006 yarakwiriye umutuku hari ibya Peri yasubiza Peri yo yacyari mu nkiko ariko babagabo bayo ngo baroze abakiyovu kugira ngo batware igikombe biranokuzuza amagereza ese ryara abakinnyi bataroganye mugani no muri football abwisukuri football ryari bataroganye gufunga aba football bano erega no kuvuga ikipe ije mu buryo nkekari nabyo bibazo rakipe ifite ntago ndi wigarukeho niba yifate nka futu nibibamo bikemukire muri futu discipline niba ahubwo ibe ku rwego rwose ese nk'ubu Kanyarwanda bari bazanye ntiyari dukozeho kubera ubukene bwabo bakayikwirakwiza twikomereza yego bamwe bati abanyarwanda ubundi muri kujya Burundi kumara iki oya ibyo ni bibi
kuko izo nkuru arizo ziri gusura oya ibyo nabaheza nguni nabakene mu mutwe abaturage bagombye gusurana turi no ku rwego rwo gusaba Rwanda ngo igabanye itike zijya muri Afrika ku banyarwanda yego sibyo abanyafrika baza none subu je nihoze mbaza abayobozi ba kaminuza harumwe twaganiriye ntimujye mu mwasesinga impact abantu ba graduating buri gihe bajyahe bakora ibiki shondi hagraduate inzu 8 bajyahe mujye mwasesinga ese warangije ashobora kwishyura batararangiza nitugira amahirwe nibafungure tukende ntago nzi ubukene bwa twabyatugeze ingaruka byatugeze igihe imipaka yamaze ifunze izi ntambara za Kongo ntago nzi ubukene biduteza uko zingana ko abantu badatembera ababivuga n'abakene mu mutwe abaturage bagombye gusurana nibwo bukiri nagombye kugira amarawe nkareba niba nahashinga cano Mozambique nkareba niba nahashinga ikinyamakuru sibyo cyangwa radio ushobora gusanga nta radio communautaire zihaba kandi zishobora gucuruza zikagira umuriro n'abaturage bagahindura imyumvire ariko itike ya Rwanda yijyayo irutwa no kujya muri Canada kujya Burundi 370 hano he kandi kujya Dubai bikaba 400 Dubai 400 Dubai ni 400 are na retour rero urumva haracyarimo ikibazo ntago mbona ko kubuza abantu gutemberana ari wo muti ahubwo hagombye kubaho burano kuri boda nkaba mfite agatabo umuntu winjiye muri Uganda buzwi ibi nibi kangwe story yabaye Kamonyi umuzungukazi yaje muri internship zirazaba bazamo Kamonyi buri bama abazungu benshi sinzi impamvu Kamonyi na NGOs nyinshi zabo niba ruko hafi y'umujyi hakurya haba n'amabuye no hakurya na Muhanga buryo iriyo byose ubifite habaho tekinike nyinshi cyane umugabo umwe wari umukozi wa leta aryamana n'uwo muzungu irondi ya mbere yiyongeza indi yiyongeje indi umuzungu ati twumvikanye turimo ajya kumureka aho umuhungu baramufunze rero wari ukuriye polisi aho ngaho aramubaza abaza wa muzungu ese bwa mbere byabaye ko gahatati hoya atari ko yanabikoze bwa kabiri kandi twumvikanye rimwe gusa ati se mwumvikana rimwe turaza kubivanayo undi rakavuga ndazi umuntu yaje arandemera turagira dushiripfa no cyo ko zabaye wise cyane burya ari abantu b'abahanga yabwiye wa muzungu ati rero uri gusaba uburenganzira butari hano mu Rwanda ati turamuhana hako dusaba iwanyu bakujyane kuko uri kudusaba bitari mu mategeko y'u Rwanda uri kuturushya uri kumva ushobora kugira hano ukaruhanya buriya rero kuri boda cyangwa se yenda na za minisiteri z'ububanyi n'amahanga zikwiye kudufasha ikintu kimwe na immigration nkehe twabona byibuze mu bihugu bitwegeranye wubahiriza iki wirinda iki utinya iki hari nk'umunyamahanga ushobora kuza hano atazi ko kwinjirana abana mu kabari bibujijwe atazi ko under 17 under 18 narindi koze atazi ko under 18 ari amahano mu gihe mu bihugu by'abari 16 none hari n'ibihugu wumva bakora ngo muco baguhana uwo murarana ego muri ni Botswana ni Lesotho umushyitsi rwose bamuhumuraza n'urugero sibyo wagira mu Rwanda ukarara wakamejeje kwa ku rugo wasuye rurimo abakobwa batatu ukabarara wakamejeje utazi ko yari viol sibyo hari utuntu dutoya utubukreti dutoya nshobora gusanga ku boda ugiye muri Uganda uhitondera iki niki ibihugu bya East Africa bikabishyira abanyaturage ntibakomeze guhura n'ibibazo niba warambuye mu iki gihugu niba ari iki hari ibintu biwubahiriza ikindi kintu abantu bagomba kwitondera buri abanyarwanda bari numbered kuko identify biroroshye ufite nimero y'irangamuntu yawe ufite ya telefone ikubaruyeho ufite passport
ni ukuvuga ku kwidantifiya biroroshye. nimero ya telefone irahagije. Ni ukuvuga rero iyo umeze gutyo bivuga ko buriya biba byarongeye na volume yo kwitwararika. Niyo mpamvu niba umumotari umuhaye ibintu njyanira, niyo yaba afite ububi bumeze gute aba mwiza. Wamwishyuye kuri mobile money, wabonye plaque ya moto ye, wabonye nimero ya casque, mu muhanda ari kunyura hari amakamera. Niyo yaba yibwiye ngo yagucitse wajya kuri polisi bakara muri kamera ziremera muri rompowe bati nguyu. Nabaza ko izi kamera arizo gufata umuvuduko gusa. Oya izo ni umuvuduko cyangwa se izindi bizajya. Sibyo. Rero icyo nacyo niba turi mu bindi bihugu uwahashobora gukora icyaha ariko utakora kuko waho kukihisha biroroshye, ariko umeze nk'uwishe mu murima w'ubunyobwa biragoye. Mpamya ko tuvuga ngo bafatwa hari abantu benshi buraba, hari n'abari mageragere b'amandi nationality barahari cyane. Ahubwo nuko twebwe turi nambare de bamufata kuri ugasanga twese turamuzi. Ako barabazirika se ko babazirika. Uyu wari wibye amafaranga yo ntitwabimenye yiciriye umutsi kuri boda. Sibyo. Dukwiye kwitwararika cyane. Okay. Reka tugane ku musozo. Joseph ngushimire ku mwanya wawe. Urakoze cyane. Kwari ukubabonja. Ubundi turaje dukomeza tubane. Yego. Kuri dosiye z'urucabana. N'urucabana. Nabari badukurikiye namwe tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Tunizera ko mwamaze gukora subscribe. Asante. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite profe za langete, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Umva nta cyiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye, kamwe kuje icyanga kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize gin ya Moap, vodka ya Moap Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi, Nyarubuga mu kwenga gasembuye tukabigezwaho na New Hope, ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moap. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo Kwandamage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 0787 31 74 22. Uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Imodoka ifashe kuri muri ubwo buryo irokoye ubuzima bw'abayirimo n'abari hanze yayo. Ubuzima burarokotse ariko amapine arangiritse cyane, ashobora no kuba turitse niba ataraguriwe muri tire zone. Ducuruza tukanaranguza amapine meza ya original dukura mu Burayi, muri Amerika, muri Canada no mu Buyapani. Kubifuza kurangura ingano yose ushaka wayibona. Mu Rwanda nta ubona amapine meza y'imodoka atanyuze muri tire zone. Urabona ayo mapine y'imodoka yawe yabaye pasi, mu gihe cy'imvura ashobora kuzagukoresha impanuka. Dukorera i Remera mu Giporoso iruhande rwa station ya SP muri etage yahozemo Banque Populaire. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 88 90 60 cyangwa 07 88 32 83 muri tire zone. Ntabwo ari twe twubaka imihanda gusa, nitwe turokora amapine yigendaho. Niba uri mu mujyi wa Huye ntugire ikibazo cy'icumbi kuko Happiness Star Hotel yaragikemuye.
bagufitiye amacumbi arimo ibyumba byose ku ngano wifuza, sauna, massage utasanga handi muri uyu mujyi, bar na restaurant bigezweho, icyumba cy'inama n'ibindi. Akarusho nuko niba uri mu itsinda rinini bitagusaba kurara hirya no hino, kuko Happiness Star Motel ihagije ku macumbi. Happiness Star Motel iherereye mu mujyi wa Huye, ahazwi nko kwitaba, ukatira imbere ya mize cyangwa ukamanukira kuri Engene uba wahageze. Hamagara kuri nimero 0788088089 cyangwa 0785516044, ubabwire ko uvuye ku Muryango TV baguhe na discount.